Nukwimuriki Imana izi nzara mfite n'indi munshira n'inzara zimeze nk'izibisiga y'Imana ishaka kugira umuntu igisiga by'umugira umuntu n'ibyo sibyo joburi y'amasheki umwaka ushize abasore babiri bishimye ubabyara mu nda wo ku Gikongoro wiga muri universite yishimye umubyara mu nda uyu munsi hano iwacu w'ishimotari umugore we baragura mu nda bajya muri televiziyo niyo mpamvu umwana w'umukobwa wo mu rusengero agiye nawe ibitugu biri hasi amabere ari kugaragara hasi tukaba turi abakozi bayo tuzi ko ibyo dukora tuzabihemberwa n'Imana niyo mpamvu umuntu wahamagawe n'Imana n'urugo hamagarwa uyu munsi arahirwa ko turi mu myiteguro myiza wo kuzabana n'Imana. Iri minsi iri kubwira abantu mbere mu myaka 60 mfite ni kwitegura buri munsi ko ngomba kujya kubana n'Imana. Bamwe bagaseka abandi bakanegura ariko umuntu ari imyaka 60 atari yamenya ko ijuru ririho ngo yitegure abafite ubuswa mu bwenge bwibi ubumenyi bwibi. Umugabo umwe twaraganiriye ari kubaka inzu ndamubwira neza ko mbona umaze gukura uzi imyaka irenga 60 uri kwitegura kujya mu ijuru ko genda ibyo by'abazungu baba bashutse hashize ibyumweru bibiri ararwara icya kabiri abaratashye abarimutse. Ubu rero umuntu uzi ubwenge wese abe muto mukuru Yesu yarazutse aravuga ngo ngiye kuhategurira. Yesu amaze kuzuka n'iryo jambo ritangaje aravuga ngo ndazutse nanesheje urupfu nisha Satani nazutse ngiye kuhategurira. Amen. Ngiye kuhategurira ngo aho ni namwe muzagire gute ubaka inzu utere mu nzu imeze kuriya ibintu urimo ariko umenya ngo umunsi tuzajya guturana na Yesu mu mazu meza yagiye gutegura kandi ngo yubakanye isuku tutari twagira gute twabo ni amazu arabagirana imihanda yarabagirana imihanda yabo ntibibe bimanuka. Yesu yagiye gutegura kandi umuntu ufite ibyo byiringiro niko Yohana yavuze ngo yiboneza nk'uko agize gute aboneye. Kuri bya Yesu ni bizima, Yesu arahari kandi aganiriza itorero buri munsi. Muri iyi minsi rero nanjye nk'umukozi we yahamagaye muri 90 ari kumbwira ngo ushishikarize abantu kwitegura ko bagomba kumenya yuko kuba mu mwiteguro ko Yesu azabahemba ibihwanye n'ibyo bakoze. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma byashyiriwe Yohana ibice byabo 22 umurongo wa 12 handitswe aranditswe ati byashyiriwe Yohana ibice 22 handitswe ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. 14 handitswe ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. 15 handitse ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo
n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora, Imana itugirire neza. Twongere dusome irindi jambo ryanditswe mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice bibiri, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa kane. Umutwe w'ijambo uravuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no kwishyurwa k'umugome. Turabinginga bene data ku byo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, cyangwa ngo muhagarike imitima naho muhagarike imitima, naho umwuka naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko ikekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshye mu buryo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Imana itugirire neza. Ijambo dufite kuri uyu munsi ni iritubwira yuko tugomba gutegereza ingororano twitonda kandi twihangana. Ibyashuriye Yohana yatubwiye ngo ni Yesu wenyine wavuze iri jambo ku kirwa Patimosi, ari kuribwira Yohana, aramubwira ngo dore ndaza vuba. Icyo gihe Yohana yari yeretswe ibintu byinshi ari ku kirwa cya Patimosi. Yeretswe ibyago igeze kuri 7 by'imperuka, kugeza ubwo Yohana yarize ngo yarebye ukuntu abantu bazaba bari gupfa mu minsi y'imperuka, ngo bishwe n'ibintu bitatu cyane cyane bikurikira. Icya mbere, ngo abantu bazishwa n'intambara zizaba ziri ku isi, kuko Bibiliya ivuga ukuri ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, nubwo abantu bari kugenda bashaka guhindura Bibiliya muri kubyumva mu isi, abiyita abakomeye, abiyita ingirwabwenge zirwanya iby'Imana kuko biri bivuga, barashaka guhindura Bibiliya kugira ngo bayobye benshi. Ariko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikamwemeza ibyaha bye, bikamutunganya, bikamuhanura gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse ku rugero rukwiriye. Yohana rero yeretswe yuko ku mperuka abantu benshi bazishwa n'intambara. Uyu munsi muri kumva isi yose iri mu ntambara, isi yose iri mu ntambara, abami bo mu isi bari mu ntambara, kandi ababerwamo n'abaturage bo mu isi. Ikindi cya kabiri yabonye kizica abantu ni indwara z'ibyorezo. Indwara z'ibyorezo ziri ku isi yose, n'iwacu zagiye zihagera za Covid n'izindi. Uyu munsi Yohana avuga ikindi, abona ikindi cya gatatu, inzara hamwe na hamwe. Inzara hamwe na hamwe. Ibyo bintu byose arabibonye ararira,
Mwuka aramubwira ngo humura Yohana, nubwo abantu bazapfa ari benshi, hahirwa abazapfa bapfira mu Mwami, ngo bazaruhuka imirimo n'imihati, imirimo bakoze myiza igerekeje gute ibakurikiye. Hahirwa rero abari mu Mwami muri Yesu kandi bari gukora imirimo myiza buri munsi. Intambara yaza ntawayibuza kubaho, inzara yaza ntawayibuza kubaho, n'ibyahanuwe bisohora. Indwara z'ibyorezo zaza nuko Yesu yagiye yerekana ibizabanziriza kuza kwe. Nuko yavuze ubugome ko buzabera, ko umwanzi w'umuntu azaba umuturanyi we. Ibyo mwari twaribonye Abanyarwanda bakuru, umuntu yazindutse yica umuturanyi we batatunganye. Aravuga ngo umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe. Uyu munsi abana bari kwica ba nyina hamwe na hamwe, ababyeyi bari kwica abana babo, umugabo ari kwica umugore. Ejo bundi babajije umugore wa Kigali wishe abana be 3 bakurikirana, baje abayobozi b'ibanze ati wabahoye iki? Ati munjyana na bibiri kageze kuri RIB icyo nabahoye. Abana 3 bakurikirana. Umwanzi w'umuntu azaba mu rugo rwe. Ejo bundi Nyamasheke umwaka ushize abasore 2 bishe nyina ubabyara mu nda. Uwo ku Gikongoro wiga muri universite yishe nyina umubyara mu nda. Uyu munsi hano iwacu umumotari ejo wishe umugore we. Najyaga muganisha ko ari umuririmbyi, kucyo atagiye kwidefiriza, utagiye kwisuka bimeze biti. Kwa pasiteri ngo bagenda kugoza abagaruka muri korali z'Imana. Kumbi hari ibimenyetso biri kugaragaza ko abantu bamaze kwimura Imana. Yesu yavuze ibimenyetso bigaragaza kuza kwe. Uyu munsi nibyo turimo, turi mu bimenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu. Ubyemere ntubyemere, wisubirire inyuma ukora ibyo ushaka, ariko abari mu muteguro bazi ubwenge bw'Imana bari kwitegura ko Yesu ari bugufi. Wubake, nanjye nubake, ducuruze, dutere imbere, duhinge, iterambere. Ikiri kubabaza nuko abantu bari gusubira inyuma bakavuga ngo ni iterambere. Ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu, Yesu yarabivuze. Aravuga ati icyo gihe muzabona Yesu mu Matayo 24. Yaravuze, yabwiye abigishwa bati abami bo mu isi bagira ubwenge ku ngoma zabo. Abami bo mu isi, reka nguhe urugero, bagira ubwenge ku ngoma zabo. Nibo bari baje gutangaza ngo ikirere cyahindutse. Mu gihe cyitwa pasiteri tutari kubwira abakristo ko ikirere cyahindutse. Ikirere cyageze gutyo, ubushyuhe buri kwica abantu hirya no hino ku isi, imyuzure iri kumara abantu. Yaravuze ngo igihe muzabona ibimenyetso hejuru mu ijuru, mukabona n'ibindi bimenyetso ku isi aho mutuye, muzamenye ko ndi bugufi. Abami bo mu isi bazi ubwenge ku ngoma zabo, bo bareba ibihe, bafite iteganyagihe mujya muryumva bavuga buri munsi. Ariko natwe abakozi b'Imana dukwiye kubwira abantu bacu ko ibintu byahindutse kwese ari bugufi. Aravuga ngo icyo gihe muzabona ibimenyetso bitangaje. Uyu munsi iki kintu cyitwa ubugome bugwiriye, umwana ari gukora nyina, umubyeyi akagikora umugabo akagikora umugabo we, wibaza ngo bimeze bite? Umugore wo mu Buganda baratangaje ngo yahaye abana b'amabyi n'intare abyara mu nda. Hariya muri Kongo i Bukavu umwana yafashe 1000 cy'abakongomani akiba nyina. Abana bato kwishyuza uko bakunda kugira ibintu nk'ibyo no kujya kwiba, afata amaboko 2 ashyira mu ziko ku 1000 cy'abakongomani kivuza ngahe 440. Ubugome buragwiriye. Niyo mpamvu umukristo uzi ubwenge akwiye kwitonda kandi agasenga, akongera amasengesho meze nk'aya Daniyeli 3 ku munsi. Kandi amasengesho akwiye uri muri biro 3 ku munsi, ushobora kuyakora uri guhinga, ushobora kuyakora uri gucuruza,
ushobora gukora uri mu kazi kawe uri kwiga ku ishuri ya gatatu ku munsi, ntabwo byakuza gukora ukamera nk'ugiye hariya ugasenga iminota 5 utakira Imana ku bugingo bwawe n'ubwanjye. Uyu munsi Satani ikintu agambiriye ari gushaka kubuza abantu kuzakira no kubana n'Umwami wabo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo dore ndaje vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yagize bite yakoze. Nawe urebe ku ngororano zawe. Ariko ijambo rikuru dushaka kuvugaho uyu munsi ni ikimenyetso gikuru yavuze. Dusomye hano mu rwandiko rw'Abatesalonike ibice 2 ngo ntazajya kuza hatabanje kugaragara kwimura iki? Kwimura Imana. Ubundi ijambo ryitwa kwimuka maze iminsi nitekereza, uretse umuntu inshuti yawe hari navuga y'umutima ikubwira ko ugiye kwimuka. Abantu benshi bagiye kwimuka bajya bavuga. Abantu benshi twabanye muri uyu mujyi kuva 8 kugeza magingo ane, akubwira ko ntabwo yimuka mu ibanga. Naba mubana mu rusengero yimuka mu ibanga, ukibaza tese niki gituma abantu bimuka mu ibanga. Ariko njya musaba hano muri Rusizi njya hano zabaza mbibwira inshuti zanjye mbibwire n'urusengero ko ngiye kwimuka. Umuntu uyu munsi biratubwira ngo ntabwo Kristo azajya kuza ntihagire uzagushuka avuga ngo mu rwandiko ruturutse mu bayobozi cyangwa ruzanwa n'amarayika cyangwa se ibintu biturutse hirya no hino. Oya, dore ikimenyetso kizakubwira ko Yesu agiye kugaruka ngo ni uko hazabanza ubwo bugome bw'umugome. Siko turimo se ubugome bwande bw'umugome. Nta mwana wakwica nyina ari we, ni umugome wamwishyuye ko witwa Satani. Nta mubyeyi wakwica umwana twise amezi 9 ari we, ni ukubera ikimenyetso cya wa mugome. Ibe umugome ari we Satani. Kisho ngo ntabwo azajya kuza kurya wa mugome atari kwigaragaza. Umugome ari kwigaragaza abantu bose. Ngo ntabwo azajya kugaruka kwimura Imana. Havuze ubugome cya mbere bwa wa mugome, icya kabiri kwimura Imana. Kwimura Imana rero bizagaragarira muri twebwe abayimitse, muri twebwe abimitse Imana, mu bakristu, mu bapasiteri, mu badiyakoni, mu rusengero, mu nzego zose, mu baririmbyi. Niyo mpamvu dukwiye kwigenzura ngo mbese Imana turacyayimitse. Uyu munsi abakristo basuranaga babaga batureka tubanza dusenge. Uyu munsi reka turebe televiziyo. Uyu munsi wasanga abantu bajya kuryama bakaza gusenga. Oya, umwe ari kuri chat, undi ari ku mbuga nkoranyambaga, bakajya kuryama basi gutyo, umwe akarya gutyo kuryama. Kwimura iki? Imana. Ni iterambere nibyo, ariko iterambere birijyanye rurimo ubuyobozi n'amayeri nanone y'uwo mugome witwa Wakanamana. Wakanamana muri Bibiliya ni Antikristo. Abantu uyu munsi bari kwinjira mu mwuka wo kwimura Imana, kandi nta muntu wakubwira ngo njyewe nimuye Imana, ahubwo ibikorwa bye n'ibimenyetso nibyo bizakwereka ko yimuye iki. Nta muntu uzarebe, nta muntu uvuga ngo njye ni ndaje, ahubwo yambara imyambaro igaragaza ko ari iki, ko ari iki. Nta muntu uvuga ngo njye w'umureba ni umusirikare, ahubwo yambara imyambaro ya gisirikare. Nta mupolisi ngo njye gukora siporo yambaye ingofero imyenda ya gipolisi ngo ati uriya ni umupolisi. Nta muntu ujya uvuga ngo njyewe ni umukire. Hari umwana ugira ngo papa nabwo mukuze, ahubwo ibikorwa bye, imodokari ziravuga, imirima ikavuga, amashyamba ye, amayetaje akavuga, ariko nta muntu uvuga ngo njyewe ndi umukire. Abajya bakora pepe ntabwo rero numva njyewe, nta n'undi uvuga ngo njyewe
icyo gihe muzabona ikizira cyangwa n'umuhanuzi Danieli gihagaze ahera hati ahera hadasanije. Ni kuri wowe weraga, ni kuri genera, ni kuri wowe weraga muri korali hera, ariko ikizira cyamaze guhagarara ahera ahavugirwa Imana, havugirwa ibindi. Umuntu wambaraga mu muvugabutumwa, kuko umukristo wese ni umuvugabutumwa, ubone yambaye nk'abo hanze. Nta muntu uvuga ngo njyewe ni umukozi wa shitani, ntabwo. Ahubwo urabibona ibikorwa bye ukabona nyine bihuye n'uko shitani ashaka. Niyo mpamvu uyu munsi hari ishyirahamwe ry'igare riri kuva Gisenyi, Kigali, bakaza kubyinira amahoteli bambaye ubusa. Hano rusize n'urwanda rw'amaguru, abantu bakaza kureba ukuntu bari kubyina bambaye iki? Bambaye ubusa. Reka nkubwire ikindi kintu ujya kureba ufite iwawe. Nyuma y'amakuru muri televiziyo zose, muri televiziyo ivugaga amakuru abisa Pasitare, ab'MTN, n'izindi, bahita kubashyiraho abantu babyina bambaye iki? Bambaye iki? None abana bacu nabo bavuga ko batereka nanjye nzajya nambara nkuriya muntu abanye muri televiziyo. Niyo mpamvu umwana w'umukobwa wo mu rusengero agiye nawe ibitugu biri hasi, amabere ari kugaragara hasi. Ntabwo azajya kugaruka kwigura Imana mu bari barayimitse batamaze kugira gute kwigura. Ariko araje vuba, kubitonda, kubihangana, kubakunda, kwicisha bugufi, kubakiranutsi, araje vuba azanye iki? Ariko umenye uyu munsi agiye ibigaragaza kuza kwe byose bigaragaye ko ngo ntabwo azajya kuza kandi azagusha kwimura Imana tutabanje kwigaragaza. Nawe tekereza neza, nta bantu uzi bari barinze Imana banayitubwiye uyu munsi bari mu ruhande rwo kwimura Imana. Abajya babibona ntabwo bagire gutya, amushyira hejuru, ushyire hejuru, murakoze cyane. Abantu uyu munsi bamaze kwimura Imana, ndetse ni uko amaso cyane tugasenga. Danieli yerekwa yaravuze ngo icyo gihe igitambo kizakurwaho. Igitambo se ni iki? Igitambo ni Kristo, nicyo gitambo cyahawe isi ngo abantu bamwizere babere igitambo cy'ibyaha. Igitambo kizakurwa ahera. Ni ukuvuga ngo rero igitambo uzajya mu buhanuzi bwabyo mu rusengero ubona Kristo ntacyo kugirwamo. Uyu munsi reka ngo ahantu bimaze kugaragara, usigaye ujya mu bukwe bw'abakristo. Mbere twakoraga ubukwe tugashyira Kristo ijambo rye imbere. Umukwe n'umugeni bahagarariye Kristo. Tomasi ari hano mu rusengero. Tomasi, haguruka. Umugeni wawe nawe nahaguruka, muzaje haguruka. Urebe uyu ni umukwe, agarara neza. Muri hano ugaragariye ibumoso bw'umukwe, murabaruzi. Turuzi ko uyu mugeni yambaye yikwije, muramuruzi. Turuzi ko uyu mukwe nawe yambaye neza. Uyu mukwe ahagarariye Kristo, ni kuvuga ngo Kristo tuvuga ahagarariye Kristo. Uyu mugeni nawe n'abamuherekeje bahagarariye nde? Itorero. Iki? Itorero niwo mugeni wa Kristo. Twebwe twese turi umugeni wa Kristo. Uyu noneho ni Kristo, nicyo kintu kivuga mu iryo jambo ntabwo abantu batukunda kuvuga. Kubera iki? Umugeni araje, amabere ari hanze, ibitugu biri hanze. Abamuherekeje bose yabasatuye, agejeje hano hafi y'umuriro. Aratera intambwe ukagira ngo ni imbaraga yagiye kugira mu kabari. Ubwo se wahangara ko tukavuga ngo itorero, uyu mukwe ahagarariye Kristo, uyu mugeni ahagarariye itorero kandi bambaye nk'abisi.
mbere barazaga tukabasubiza ati mugende mwambare neza mwabakurikiye. Mperutse kujya mu bukwe rero hari unatije urusengero nsanga abadogeri baje abagore bose gutya bambaye ubusa mu gatuza no mu bitugu kugera hano mu mugongo, abahungu bakuyemo amakoti kugira ngo bifotoze barebe batiza babafotora bambaye amakositimu kubera ubwo busa bari bambaye. Ikintu cyitwa kwimura iki ni ijambo dushaka kuvuga risobanura kwimura Imana. Bari barimbitse Imana bavuga ngo itorero uyu ni umugeni wa Kristo, uyu ni Kristo, uyu nawe ahagarariye itorero. None Kristo nyine avuga ati ni mu kabari nagiye, ni muri hoteli kandi nagiye mu ndaya, ubukwe bwacu busigaye ari ubwo gusebya Kristo aho kumwimika no kumushyira hejuru. Baravamo muri twiriraga n'amapfa ya nijoro tuvuga ngo dushingira umwe kubera ijoro agashyingira be, niryo jambo bapashije bavuga. None amakosa mu bikorwa ryari bibiri kuva ku ijoro, ibikorwa bibi byose bikorwa ryari nijoro. Aba bantu rero, uyu ni umugeni wa Kristo, uyu ni Kristo, uyu nawe ni umugeni ari uhagarariye itorero. Niyo mpamvu ubukwe bwacu bwatumaga tukwamamaza Kristo, ijambo ry'Imana rikavuga mu bukwe. None icyo bita kwimura Imana rero ni ukuzagira ngo bavuga ijambo ry'Imana ugasanga ntarihari. Ubuzagiraga abantu bambaraga nk'intumwa z'Imana bambaye nk'indaya bimuye iki mugende mwishyira Imana umugisha. Ni ukuvuga ngo rero ese iyi mikorere igeza ese hano mu rusengero ugeze ngo ntabwo azajya kuza kurya kwimura Imana kutabasha kugira ngo kugaragara. Ni ukuvuga ngo rero ni uko amaso uyu munsi kubera Yesu aravuze ngo ndaza avanze anyigororano ngo rero umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Ni ukuvuga ngo hahirwa amenye ko Yesu azagororera itorero aritwo twebwe. Ariko uyu munsi tugeze mu gihe kibi kigaragaza ko ari bugufi. Ikimenyetso ni icyo kwimura iki? Kwimura iki? Kwimura Imana. Kwimura Imana ni gute? Ni ukwimika ibyo wari warimuye ukabigarura. Ibyo wari warimuye ukagira gute? Ukabigarura. Bwibutse nyine wimuye Imana warimuye, ariko cyagihe wari warayimitse. Niyo mpamvu uyu munsi Bibiliya ivuga ngo hazabaho ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Niko Pawulo Timoteyo. Ubwo buhenebere burahari buteye ubwoba. Kwimura Imana biri mu buhenebere bukomeye. Ni ukuvuga ngo rero aba bantu bo kwimura Imana uyu munsi bari kugaragara muri twe, bari kugaragara. Hari ikindi kintu ushaka kubabwira. Mu kwimura Imana harimo no kutanyurwa n'uko Imana yari mu muntu. Gukosora Imana, ijambo ryitwa gukosora Imana mu gihugu. Umuntu akireba ati njyewe Imana agize mu gufi reka ajye kwa muganga bashyiremo ibyuma bibe muremure. Hari abantu bajya bagenda ati njyewe muri mugufi mushyiremo ibyuma mu mavi bibe muremure. Byamaze kugeraho mu Bushinwa byatangiye n'ahandi. Undi nawe kuvuga ati Imana yambaye ikibuno gitoya reka ngende muri kibuno shyira hano. Ubwo ni ukwimura iki? Kwimura iki? Imana. Izi nzara mfite nini mushyiraho inzara zimeze nk'iz'ibisiga. Iyo Imana igishaka kugira umuntu igisiga ntimugira umuntu n'ibyo si byo. Biba rimwe nabwiye ukuntu umukobwa yashatse uwo munsi bakamurukana uwo munsi. Icyizere izo nzara cyabwira umusore aramubwira ati umuntu washyizeho izo nzara n'ikariso ntajya yifura agatona n'igitoki n'ikirayi kandi iyo agiye gusasa asasisha umunuko kugira ngo inzara ze zitavaho. Umusore yinjiye mu nzu rero bagiye gukora isakaramentu bajya gukora igikorwa cy'abashyingiranywe asanga umukobwa ari gusasisha iki? Umunuko. Ntibigeze bamutegura ahita akarikanga tukajya na Yesu ko mama ajya asasisha intoki na bashiki banjye uyu ari gusasisha umukono n'uruzi nazanye urugo rwasengetse umuriro. Kwimura iki? Kwimura Imana ni ukutanyurwa n'uko Imana yagize gute? Yakuremye. Kandi ndabiri kutwishyirana. Umugore umwe yashatse kuvuga ati reka ngire umusatsi mwinshi, bajya bagira ko agira umusatsi mwinshi mu gitambaro. Afata
ikibo igiseke umufuniko w'ikibo wari ashyira mu mutwe uzanije kugaza feri imbigaza berzura mutoya nimuseke ibintu byo gusuzugura Imana uko yakuremye turashaka ko nzajya nambara igitambaro nkabyina mu rusengero bakagira ko mfite umusatsi mwinshi abagore bajya bava ku musatsi niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo abagore bose mu materaniro bo mu basenga bahanura batega igitambaro bapfuka umutwe kuko ni ikimenyetso cy'uko batwarwa n'abagabo kandi bubaha Imana noneho rero Yesu zaga byina mu rusengero ntanyuzwa n'umutwe Imana yageze gute yamuhaye nibwo mpamvu uri kubabona ukabona umuntu yambaye igitambaro yashyizemo ibitambaro nk'icumi cyangwa bitanu umutwe wabyimbye ungana gutya kwimura iki nta muntu bagishaka kunyurwa n'uko Imana yagize gute yigishaka ariko umusatsi w'abahinde yigishaka ariko umusatsi twavuga nta musatsi ufite ukagira uruhara Imana ukaturemye birahawe birahagije umeze gutyo rero umeze nka ba bandi bagira umuntu pasi uzi kureba umuntu ukamwandira isura Imana amuhaye ni nta mugabo ujya mu nda gutanga isura ni nta mugore ujya mu nda gutanga uburebure n'ubugufi ni amazi bahuza amagufa akaba n'iki n'Imana nta muryango utagira abarebare n'abagufi nta muryango utagira abananutse n'ababyibushye none wari umuntu ukamwandira uko Imana amuremye ngo wazi Imana ngo wazi iki uyu munsi turi mu gihe cyo kwigura Imana ariko Yesu ari bugufi mu bimenyetso bigaragaza ko ari bugufi icyo kimenyetso kiriho ngo nicyo kigaragaza ko Yesu ari bugufi ntabwo azajya kuza irya mbere uwo mugome atari gukora ubugome bwe turi kubona twabuvuzeho ntabwo azajya kuza kurya kwigura Imana mu bari barayimitse mu bayubahaga bakiyubaha ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ube maso nanjye mbe maso dukore twitonze kuko kwimura Imana byatwinjiranye no mu rusengero kwimura Imana byatwinjiranye no mu ngo iwacu byatwinjiranye no mu kazi biri kutwinjirana ahantu hose turi ariko tube maso dusenge niko Yesu yavuze Yesu yavuze ngo muze maso musenge kugira ngo tuzabashe kurokoka ibyo byose bizaba biriho uyu munsi isenge nawe usenge turamuka ibiriho uyu munsi ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu wajya kuba ikintu cyo kutavuga izina Yesu kuko Yesu ni izina ry'abantu mu isi no mu ijuru rikiza hari igihe uzajya no mu iteraniro wumva batavuze kwihana batavuga Yesu iteraniro ritavuga ko ubwami bw'Imana buhari ritavuga ko kwihana ibyaha ari iby'agaciro ni iteraniro ry'ubuyobozi ko twize gufatira uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire mwene data mukuru ube maso nanjye mbe maso kuko kwimura Imana kwamaze kutwijirana kwamaze kugira gute kutwijira ni bimwe bya pasiteri bimwe bya kera muri antikite muri analoge mwebwe reka twambarira amapataro Bibiliya ibuza kwambara amapataro umugore n'umugabo kwambarana umukobwa kwambara ipataro mu gutegeka kwa 2:22 umurongo wa 5 ngo ni ikizira Uwiteka yanga iki urunuka uburaba bari kuzirura ibisi Pawulo mu rwandiko rwa mbere dukorere igice cya 11 uko abera bivuga bari materaniro umugore agomba gusenga agomba kuririmba guhanura atase igitambaro nicyo tegeko rya Bibiliya abantu bari gushaka Bibiliya nshyashya ibemerera kugenda uko bishakiye iyo Bibiliya rero hari umugabo wari kwitegura abantu nyine bagira ingorane kuko yitaba Imana Bibiliya ngo yibukana Bibiliya y'iki iyo Bibiliya rero mu maso iri gutegura yemerera abantu gukora ibintu byose ariko umwuka wera ni mwiza ari mu itorero rye ni ukuri utega amatwi neza tugiye gusenga ariko ndagira ngo nkubwire aba bantu bashaka kwitwara uko batari reka turebe icyo bavugwaho mu ijambo ry'Imana
gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 5:15-16 haranditswe 15-16 turebe urwandiko Tito Tito igice cya 1:15-16 dusome. Haranditswe ngo byose biboneye ababoneye, nyamara nta kiboneye abanduye batizera, ahubwo bononekaye ubwenge n'imitima yabo. Bavuga yuko bazi Imana, ariko bahekayakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka ni abantu n'abatubaha, n'abimura Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bagize gute bamaze. Kongera dusubire mu 15. Byose biboneye bagize gute ababoneye, biboneye ababoneye, nyamara nta kiboneye abanduye batizera, ahubwo bononekaye iki ubwenge n'imitima yabo. Bavuga yuko bazi Imana, ariko ibyo bakayakanisha ibyo bagira gute bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bagize gute bamaze. Abantu barashaka gukora imirimo y'Imana barayimuye, ariko Bibiliya tuvuga ngo bononekaye iki ubwenge. Kuba butaganirwa kuva mu byaro no kugira gute ubwenge no kubaha Imana bwamaze kononeka. Bimuye Imana kuko ubwenge bwo kubaha Imana bwononekaye, ngo ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Bavuga yuko bazi Imana, bari muri korali, bari mu bayobozi, bari mu bakristu, bavuga ko bazi Imana, ariko ibyo bakora bigakana iki bigakana Imana. Tujye gusenga. Yesu araza bazanye ingororano ngo kugore nanjye ngororere, twitonde dukore neza, ariko kwimura Imana korahari. Tujye gusengera umuntu ushaka kwakira Yesu, cyangwa n'uwari waramwakiriye akamwimura uzi ko yimuye Imana, ahaguruka tumusengera Imana. Umuntu ushaka kwihana ubwa mbere